Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa abantu benshi dukunda gukora iyo turi kuapulodinga video kuri YouTube. Uyu munsi rero munyemerere dukoreshe imashini. Nta kindi rero urakora mbere yo kugira ngo dutangire, banza ukande subscribe, ukande like, unyandikiraho muri comment icyo nzagukoreraho ubutaha. Nta kindi uzakora, uzaza hano muri YouTube studio. Ndakeka mwese muri hano cyangwa se mwese muri kureba iyi video nta muntu n'umwe utazi YouTube studio. Uzaza winjire muri account yawe ya YouTube cyangwa se muri YouTube studio, hanyuma numara kwinjiramo munyemerere duhere kuri turaza mbere na mbere tuze muri YouTube studio, tuze hano upload aho dusanzwe uploadingira. Tuhakande, nitumara kuhakanda ikintu cya mbere tubanza gukora ni iki? Tubanza kujya gushaka video aho iri kugira ngo tubashe tubashe kuyapulodinga. Abantu benshi rero amakosa mukunda gukora cyane mwapulodinga video yanyu mutabanje gushyiraho izina cyangwa se mutabanje kuyandikaho titre, niko nabyita. Mutabanje kwandika titre y'inkuru yanyu ukiraza kuba yitwa cyangwa se ya video yanyu ukuntu iraba yitwa. Ikintu cya mbere uzabanza gukora, uzabanze wandikeho izina. Please, kano kantu mukumve neza. Uzabanze uyite izina cyangwa se wandikeho titre y'uburyo inkuru yawe iraba yitwa. Tuvuge wenda urugero my first video. Hano igihe uri kuyapulodinga rero, hano ntihagire ikintu uzahindura. Uzitonde ubanze urebe ko video yawe mbere yo kuyishyira hano kugira ngo uyapulodinge wabanje guhindura titre. Irindi kosa rero mukunda gukora ni iki? Kutabanza kureba kategori video yawe irimo. Hano ni ukuvuga ngo kategori ni nko kuvuga video niba yerekeranye ku byo guteka cyangwa se niba ari umuziki cyangwa se niba ari hano, ubanza kuza ugahitamo kategori yawe video iherereyemo. Hari igihe wowe wapulodinga, tuvuga urugero niba ari filime ugahita wandika ngo ni music. Please, kano kantu mujye mugasobanukirwa neza. Iri kosa ntuzarigwemo. Noneho numara guhitamo hariya kategori ya video yawe iherereyemo, ikindi kintu uzakora ni iki? Uzaze urebe hano description. Uvuga ngo hano description, uvuga ngo hano ni nk'ibirango nyine bigize iriya video. Numara guhitamo description, noneho uzaza urebe nanuze na thumbnail. Thumbnail ni kava igize video. Thumbnail nayo uzaze uyite n'ubundi rya zina washyize kuri title, hahandi habanza izina wise video yawe cyangwa se inkuru yawe, uzaza bari naryo ushyira kuri thumbnail cyangwa se kuri cover. Ndakeka muri gusobanukirwa. Uzaze mbere yo kuyapulodinga nayo ubanze urishyireho, bitewe nuko birafasha cyane. Birafasha cyane ariko birafasha cyane. Urabona ko twe tuyise ya title cyangwa se rya zina ry'umutwe w'inkuru yacu. Noneho uhita uyapulodinga nayo. Hanyuma iyo umaze kuyapulodinga uraza ukareba muri description yawe, ukareba niba ibintu bimeze neza cyane. None ikintu hano tuba dukurikijeho ni iki? Ni aya makode. Ngiye kugusobanurira ikintu yavuze. Aya makode rero atangizwa na 0 utudomo 2 00. Aya makode uvuga ngo yano makode ikintu agufasha ni iki? Urabona, reba iyo video iri aho ngaho nshizeho ku ruhande. Ikintu agufasha ni iki? Ni cya gihe umuntu ari kureba video yawe, video iba yagiye ikicagaguramo ibice. Urabibona, video iba yagiye ikicagaguramo ibice. Tuvuge wenda urugero, niba ugenda ureba iminota, reba nk'aho ngaho, reba muri iyo video nkushyire aho ngaho. Urabona video nagiye nyicagaguramo ibice, nkagenda nsobanura buri gice ibikigize. Tuvuge wenda urugero, niba ari
video icyo gice niba harimo ibintu runaka ukabyandika, ikindi niba harimo ibindi bintu runaka ukabyandika. Mbega ibyo ikintu bigufasha ni iki? Cyagiye umuntu ari kureba video yawe ka kantu gahita gahita kiplayinga vuba vuba. Mbega niko nabisobanura. Okay, noneho irindi kosa mukunda gukora ahangaha, hano ni ku bantu bakoresha ama AI bisobanuye artificial intelligence. Ndakeka mwese nta muntu utazi ijambo AI icyo risobanuye. Rero hariya iyo wakoze video yawe iri muri AI urabisobanura ukavuga yego niba iri muri AI, cyangwa se niba warakoresheje AI ukabisobanura ukavuga yego, cyangwa se niba utarayikoresha ukavuga we. Okay, hano rero ya makode yo twashyizeho yarabita chapter, hano urahaza ukagakuraho. Ntabwo bigira automatique, bigira automatique iyo ari amakode utayashyizemo. Iyo wayashyizemo urahaza ukagakuraho. Ndakeka muri gusobanukirwa. Noneho hano tugiye ku kintu bita hashtag. Noneho hano ikintu nakubwira cyo, hashtag eshatu hano ziba zihagije, bitewe nuko hano hashtag eshatu, iya mbere ushobora gushyiraho urugero izina rya channel yawe, iya kabiri ugashyiraho izina ry'ubusobanuro bw'iryo video wa uploadinze, aka gatatu nanone ukongera ugasobanura kuri iyo video. Hari hashtag eshatu ziragufasha cyane. Noneho hari umuntu usanga yari uploadinze video ugasanga hano handitse made for kids, ugasanga yashize yes ni ukuvuga ngo umuntu uri munsi y'imyaka hariya uba wemeje ngo abantu bari munsi y'imyaka 18 ntibazareba iyo video. Kandi iyo video ugasanga nta nubwo wenda urugero nta nubwo yerekeranye n'ibyo ngibyo by'iyo myaka. Rero nusanga video wakoze itemerewe kureba abana bari munsi y'imyaka 18 uzacyemeza, nusanga bayemerewe ntuzirirwa ukemeza. Okay, noneho hano hashtag, hano tags, hano hasi tags, hano uzibande gushyiramo amatags menshi ashoboka. Uzashyiramo amatags menshi ashoboka. Hano bawemerewe gushyiramo amatags I think ko ari 500 niba atari 5000, ntabwo ndi kubona neza. Hariya uzashyemo ama hashtag menshi ashoboka. Noneho hano ahangaha hano ni abantu, ni ukuvuga ngo cyagiye wa uploadinze, umuntu wakoze subscribe agakanda ku nzogera, kwa kundi ukuntu ubona ka video kagiye hejuru yiwe, nyine hejuru kuri phone yiwe cyangwa kuri bakamwohereza notification. Rero uzatwemeze kugira ngo bazahite bamwohereza notification. Okay, noneho hano kuri comment hano ni ukuvuga ngo hano hari igihe uzasanga wowe warabifunze iri off, kandi off nta muntu uba wemerewe gutera commentaire. Uzaze wemeze on. Hano on nibwo abantu bose baba bemerewe gutera commentaire. Nushaka kubifunga uzagenda ukande off, ni nushaka gufunga ko batatera commentaire kuri video yawe. Okay, ndakeka biri gusobanukirwa. Noneho tuze hano kuri playlist. Munyihanganire video ndi kugerageza kwihuta cyane kugira ngo iminota itaza kuba myinshi. Hano playlist uzaze ukore playlist. Tuvugende urugero niba ufite, hari igihe nyine uzasanga usanzwe ufite playlist, nudusanga utayifite uzaze uyicreating. Hano playlist nyine ni kwa kundi ukuntu usobanura video zawe, nyine tuvuge urugero niba ari video zo guteka cyangwa niba ari video zijyanye n'imiziki, uzazikora iyo playlist nyine wishyiremo hano. Buri gihe igiye kwa uploadinga video ijyanye n'iyo playlist uze uyemeze uyishyireho. Noneho tuze hano kuri add and end screens. I think ntabwo ndi kubona neza bitewe nuko ndi gukoresha telefone kandi turi gukora video y'imashini. Okay, noneho hano ahangaha uzaza ushyiremo, uzaza uhitemo video kugira ngo cyagiye video zawe zarangiye, cyagiye umuntu yarangije kureba video yawe
izahite yizanaho ku buryo ki niyo yindi yahita abasha kuyireba. Bino nabyo birafasha, bitanga views ku zindi video. Urugero nka za video ziba zaragize views nkeya, uraza ukayishyiramo hano, nayo ugasanga iri kugira ute, iri kumuvinga, iri kuzamuka bitewe n'uko umuntu warangije ya video yawe yongeye agira ute, yongeye areba ya video wagize ute, washyizemo hariya. Ndakeka tutuntu n'utw'ubwenge muri gusobanukirwa. Hano ni ugucekinga copyright niba video zawe nta kibazo zifite. Noneho hano urabona ko video yanjye nge nyaprodinga iri unlisted. Ni ukuvuga ngo unlisted hano nta muntu uba wemerewe kuyireba. Keretse wenda umuntu wahaye link, hagize umuntu uha link yayireba. Uzaze rero uploadinge uko ushyize hara kuri unlisted, muri cya gihe igihe wayaploadinze nabi uzabisubiramo, ugenda ureba amakosa yarimo, ugende ubikosora, nusanga harimo amakosa uyakosora. Nusanga nta makosa arimo uzahita uzano ushyire kuri public, undi ukore publish. Ndakeka biri kumvikana. Uzaploading iri kuri unlisted, nushaka unayisavinge, numara kuyisavinga uzagende urebe ese video na uploadinze nta makosa arimo. Uzagenda urebe niba video uploadinze nta makosa arimo, uzaza hano kuri content, uze urebe iyo video yawe, uzaza uyikandeho, kambibereke neza. Urabona ko iri unlisted. Numara kureba ukabona nta makosa arimo, hano urashobora gukanda hano ukaza ugahindura, ukagira ibintu bimwe na bimwe uhindura. Gusa nkwibutse ko hano nta wundi muntu uba uri kuyireba usibye wowe gusa. Uzaza hano usanga nta makosa arimo, nurangiza uhita ukora public video yawe, ubundi itangire irembwe. Wowe rero tugeranye kuri uyu munota, kanda subscribe, unyandike muri comment, kandi iyi video nibigufashije ubimbwiraho muri comment.